niyo mpamvu tukubaza tubwira inshuti yawe ugendana nayo tukubwira uwo uriwe. Ubwo urumva umuntu ashingiye kuri ako kantu yagusoma memory card yawe giga zawe ufite akazimenya, akaba yanarenga akakubona n'imboga mu menyo. Ahubwo icyambere nuko ibyo bintu bikura aho ngaho bigaragarira amaso, ahubwo ukabishira mu mutwe, ukajya ukura moto mu bwonko uyiha umuturage yimanukira, ukuramo V8 uyiha umuturage nawe yimanukira, ukuriramo gari ya mwoshi abantu burira bundi bimanukira mu mirimo yabo. Ushikuzayo zonda retiko, ushikuzamo KBS mu bwonko ubundi uzimanurira mu baturage zibagezayo, kuramo amato ushira ku migezi no kubiyaga ubundi bagerayo mu rugendo ruhire. Traffic nayo ikavuga kweli amakuru ni meza keretse yanyu. Natwe yacu ni meza iminsi myinshi cyane. Maze igihe uri koroza ku mbuga nkoranyambaga ati banze gufata kandidatire yanjye ariko ngende perezida nyaperezida nyawe. Ikiganza cy'amahoro naragitanze, bose barakimenye kandi nicyo bari guteraho igikumwe. Urumva ukuntu babahombeje. Ubwo bashaka amahoro se. Arya ngo inuza ibingo ingingo ufite nizingahe? Impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Nanditse ibitabo 3 bya politike biri koroza kweli. Yago hanyuma barafinda yago umugore ukunda kugaragara byanze bikunze gukurikirana urubyiruko ibyo bakira ku mbuga nkoranyambaga buri munsi. Umugore witwa Dorimbogo uramuzi? Oya. Oya. Yaravuze numwe mu bavuze bati barafinda giye yuboye igihugu nahita nkivamo nkigira kuba Tanzania. Uwamubwira iki? Oya niyo yajya Uganda, niyo yajya muri Amerika. N'utari we n'undi wese yagenda neza kuko amarembo arakinguye ku buri munyarwanda wese, agashira kizana nta kibazo, yakumva icyamujyanye nta shingiro gifite akigarukira. N'urucabana ndabona wambaye inkweto za timba za gisirikare zisobanuye iki kuri wowe? Biba bivuga ko ndi kumwe n'urubyiruko. Impamvu zawe harya zari zingaho wowe? 200 ku Rwanda zazamura u Rwanda n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana bacu neza, zikabakura ahantu zikabageza ahandi kandi heza hashimishije ugereranyije naho naba mbakuye. Ukubita hariya mu ivarisi ubundi ukagenda uri umukandida nk'abandi bose muri kuri ikoranka, ku buryo utagira abusubiza inyuma cyangwa abana basubiza inyuma ukababwira we komisiyo y'amatora mu bihorere bose baze tugigire tujye mu kibuga, nimba kinanyerera abo baraza kukimfasha tugitere mu bwatsi cyangwa tugiharure, nimba kinafunganye tucyagure, noneho ewana imfunganwa ivemo, noneho tugigire nabamukeba noneho numve n'icyanga cyabo nanjye bumva icyanga cyanjye. Urumva nge mba nkenera ikibuga kigari cya politike nitikoraho igifote, nicyo cyanzanye nk'umusaza w'ukuri. Naho bo urumva ko babantinya baravuga mu mugorofanye mu mukuremo waraza kwica amatora. Harakano wavuze ngo politike ngiri gutogoteramo habije abatari bahise bavuga uyu muntu ararikoroza n'umunyapolitike mwiza w'amahoro, afite politike nziza y'igifute y'umushongi itikoraho ya nyayo, atari yayindi yikopesha muri butike cyangwa mu mangazini haba, ahubwo imurimo mu rutirigongo imutogoteramo no mu bworo bw'ikirenge agenda ashinjagira yumva neza. Ya nyayo hari abantu twaganiriye bavuze bati hari umwe mu bagabo ngo biganye nawe bavuga ati barafinda yaraza ubwenge no mu ishuri yarakasa mutwe mu ishuri. No kuva kera no mu bwana batarambonye mfite nk'imyaka 3-4 barahombye no guhomba, basha no guhombana, ariko bose nzabahombanura n'abahombejwe n'abamukeba banjye bose barantegereze mu makorosi nayavuyemo, ndaze bose mbahombanure. Bazabona utuvideo twanjye, amafoto yanjye nkiri umwana kuva kera uko buryo narikorozaga, n'abambonye ndi mukuru bagereranye bavuge wawe igihangano kigerwa na nyiracyo kuko cyari icye kuva kare kose. Iyo uri mu rugo wambaye gutya, wambaye kijene timbarandi, ipantaro nziza kabisa, ishati nziza cyane, ubu byakira gute ugira ngo bigende bite? Birumvikana uruca abana nababwiye ko ngira ubukoryo bwinshi.
none babandi bose bagendaga banibeshaho kera narebaga amakomenti batera nkababwira sha ntimunzi kuva mu bwana ariko muzambona mu minsi iri imbere n'ubundi ndabibikiye. Ubwo rero nge nibisanzwe kuri nge, n'abari basanzwe banzi kuva mu buto bwanjye bari banzi ko ntikoragaho, kandi iyo nikoragaho rwose ryarakaga abantu bakavuga wow umusaza w'ukuri. Mu kubyiruka kwanjye rwose nta mwenda ntambaye, nta buryo ntifashe, byose byari uburyohe bw'ibihekana, ahubwo sindasubira gukora mu nganzo nk'iyo nakoragamo nkiri urubyiruko. ndaje amakorosi nayavuyemo ubu ndahitegeye. Barafiro nakubonanye na Sarongo mu minsi yashize murimo muganira mumwe bavuga ati wera Sarongo amusigiye cyitwa ibirozi, ubu Barafinda agiye gutangira ntacanganyukirwa sare. Byakiriye gute? Ubu se wubona hari icyo nahindutse kuva twabonana? Sarongo se ko yari aje kudefanda FPR kubera twe twakirana ba mukeba bacu nta kibazo, yarazi kutubwira ibihangano nawe arimo, nicyo byamugejejeho. Tumubaza ibibazo avaho aravuga ahubwo Ruda irakaze cyane, Ruda irakabaho kuko dusanze Ruda ari mukeba w'igifute niwe ukwiriye guhigika FPR inkotanyi kuko. Ariko Sarongo ni umusaza acanye ku maso, yaraje tugaragariza imishinga ye n'ibihangano bye, imirimo akora. Twaje gusanga ari abasaza kandi barakenewe. Hari abantu bagira ibibazo, muganga ugezweho mu bitaro wize amashuri kuvura no gusuzuma akoresha inshinge n'ibinini atashobora kuvura, ariko we arikoraho rikaka, kandi bombi n'aba doctors bose n'abaganga. Urumva gakondo yubahwe nayo ijye kwisonga, izakiza abana imisonga bararaho. Harakaro nabonye uvuga ati ngiye nitwa Fred ndi free ngo naribohoye. Naribohoye am self liberated. Byari bigenze bite kugira ngo ujye kuvuga karakara? Bari bambajije ngo witwa nde, ngo amazina yawe Barafinda sobanura iki, Sekikubo bisobanura iki, none nza no kubongereraho Fred icyo bisobanura. Ndabatsindagirira none bajyana agasobanuye kasobanutse kandi kanoze kanogereye kanogeye amatwi ya kiremwa muntu n'imitima igatera neza inshuro 72 ku munota umwe, bakavuga wow umunyapolitiki mwiza w'amahoro utikoraho, afite politike nziza n'icyanga cyayo, politike yatinga n'ubununga bwose irabuharura imbere, bundi abantu bakagenda banyura ahantu hatari gisitaza. Ni muri urwo rwego ndabasobanura amazina yanjye Nyavi Muzine Muzingo, iryo nishwe na papa ryari rya sogokuru akayitari umutungo wanjye guhera icyo gihe, na mama nawe anyitirindi naryo riba umutungo wanjye bwite. Umwamikazi mu Bwongereza nawe anyita irindi Fred, naryo mfatiraho. Abantu batatu bose bampinduriye ubuzima dushingiye ku mazina yanjye, kandi wibuka amazina niwe muntu. Ariko ngo Barafinda bisobanura gufinda yene ngo kubeshya bisobanuye nta gasobanuro bafite. Iyo nkoranyamagambo bayikuye he? Ni ijambo find mu Cyongereza. To find ni ugushaka ikintu kitari gihari ukakivumbura, bitewe n'uko uri umumenyi, uri umushakashatsi. To find him, ubutamubura ahubwo umuzane. Find it, gishakisha ubutakibura. None niho hari hagati usanga ahabanza hari akabanziriza ijambo bara babahiniye ni barometer. Ni igipimo gipima imiterere y'igitutu kiba mu muntu mu mubiri, kipima pressure. Icyo gipimo ubwo babahiniye barometer. Noneho bara finda, urumva find ya indi ubwo ni cya gipimo kifinding kuri mu muntu, none ugasanga ari umuhanzi utarahanzweho, uhanga bigafata bigakomera, byakomera bikagirira bose umumaro, nta vangura irya ryose. Ni Barafinda, urumva ni ko gasobanure kari. Sekikubo urumva ni inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora, ariko akazarinda agera ku cyo ashaka rwose, kandi akazagisangiza n'abandi bose. Fred
Fred ni past tense ya verb to free. To free bisobanura kwibohora, kwisanzura, ukumva nta biziriko bikuboshe, haba ku mubiri gutya, haba mu bwenge, haba mu indani, wumva wisanzuye. Ni kimwe na verb to liberate. Rumva aho niho haboneka libareta. Niyo mpamvu naje nk'umuribareta, kuri baretinga abanyarwanda, abanya East Africans, abanyafrika, ikiremwa muntu, na za mpamvu zose 2022 nagusobanuriye ikizingo cyabyo. Ngo waribohoye kera? Naribohoye kera ku buryo ubu ngubu nta washaka kumboha ngo bimukundire rwose. Bashatse no kukubohera hirya hino hose Imana ikavuga we waribohoye itahire. Titaye ku minsi nabaga bamaranye. Ariko ngo bashakaga no kugutera ibishinge gukabikwera. Ibyo byose burumva bagiye bangorofanya. Ariko Imana yarahabaye. Imana na n'ubu iracyahari. Ahubwo bamwe muri bo ku makuru mfite, bamwe bagiye bazahara ku buryo wumvise inkuru zabo n'iz'incamugongo gusa. Bamwe nuko amateka yabo yahindutse ukunda, ariko ntiyahindutse neza, yabaye nabi banifurizaga. Imana yahise basura, irababwira mwashaka kumugorofanya kandi ari umunyabitekerezo byiza by'inyamibwa, namwe mudafite ubwanyu. Mushira agapira hasi, musaza ajye mbere kurajya juru nk'igiti cy'inganzamarumbo. Hari umugabo ukuzi wambwiye ati buriya Barafinda ntago ajya agira ikosa. Yanjye sinjya nkora amakosa, kandi umuntu witwararika kuva kera. Niyo wakumva umuntu amvuga nabi, ujye umenya ko ahimbye. Nge ndi umuntu uba smart kuva kera, kuko nge narigishijwe sinatojejwe. Kandi uburere buruta ubuvuke, kandi urezwe n'abantu b'inyangamugayo, nawe uba inyangamugayo. Urezwe n'inkundamugayo, nawe uba inkundamugayo. Iyo ubanye n'abagizi ba nabi, nawe wandura ya nabi yabo. Wabana n'abakirisitu bakwanduza ubukirisitu, wabana n'abajura bakwanduza ubujura, uyubanye n'abanyabwenge bakwanduza ubwenge, wabana n'abahanga bakwanduza ubuhanga. Biterwa nabo wabanye nabo. Niyo mpamvu tukubaza, tubwire inshuti yawe ugendana nayo, tukubwire uwo uriwe. Ubwo urumva umuntu ashingiye kuri ako kantu yagusoma memory card yawe, giga zawe ufite akazimenya, akaba yanarenga akakubona n'imboga mu menyo. Umusaza wa nyawe Barafinda Sekikubo, umusaza mukuru, ujya gutanga kandidatire, bamwe baravuga ko mu president utagira n'igare, utagira n'imodoka, wari president nyababwiri. Ibyo ngiye byose ko abazifite, ko mbona batabakemurira ibibazo bafite mu midugudu no mu masibo byabishe. Inkiko ko mbona zuzuyemo imanza zimanzaganye, sheni dacika. Gereza ko mbona zuzuye, abo bose bafite ayo mamodoka, bafite n'amadege, bafite n'ibiki byose n'ingorofani mu ngo zabo, n'amagari n'amamoto, ko mbona bidakemuka. Ahubwo icyambere nuko ibyo bintu bikura aho ngaho bigaragarira amaso, ahubwo ukabishira mu mutwe, ukajya ukura moto mu bwonko uyiha umuturage yimanukira, ukuramo V8 uyiha umuturage nawe yimanukira, umukuriramo gari ya mwoshi abantu burira bundi bimanukira mu mirimo yabo. Ushikuzayo zonda retiko, ushikuzamo KBS mu bwonko, ubundi uzimanurira mu baturage zibagezayo. Kuramo amato ushira ku migezi no ku biyaga, ubundi bagerayo mu rugendo ruhire. Traffic nayo ikavuga kweri. Traffic police niyo nshaka kuvuga mu muhanda nta kajagari. Kubera iki? Wabakuriyemo ibitabo by'amategeko mu mutwe, ukabibigisha bagasobanukirwa. None bibasobanukiwe bakubahiriza amategeko, umuvuduko wa wundi polisi bategeka, bakagenda neza nta nkomyi, inzira ikaba nyabagendwa kuri bose. Bityo rero twese tukagerayo amahoro nta manuka, birinda kunywa ibiyobyabwenge, birinda kunywa ku kayoga. Polisi, traffic police nayo ntibayigore. Urumva ni muri urwo rwego rero nge naje mbabwira ibyanjye nkungahaye ku bukungu. Bo bantu benshi bashimishwa n'ubukungu bufatika. Ubwo bufatika ni ubukungu bukungurira nyirabwo, ariko ubudafatika nibwo burema ubufatika. So byaba byiza gutunga ubudafatika buba mu bwonko, bita mobile wealth, ubukungu ngendanwa cyangwa mobile assets.
imitungo yimukanwa noneho ukajya uyigendana ariko abantu ntibayibone. Nk'ubu ngiye nshaka kunyura ku mupaka nkanyuranaho iyo mitungo yanjye nyipakiye mu bwenge ntibamenye ibyo mfite, kandi wowe wahanyura na kamera yawe bakakuvuga iyo ntituyemeyesha banza uyisorere cyangwa ntabwo yemewe kurenga hano. kandi ngiye ufite knowledge bwa bukungu bukora iyi kamera, bwa bukungu bukora cya gihangano bakubuze kunyuzaho, nje nkibanyuranyeho. None ugasanga bashobora kuba batazi gukora nk'imbunda, batazi gukora amasasu, ariko umuntu yazana imbunda n'amasasu ku mupaka akamwira ibi ntibyemewe, n'izo uniform zawe ntizemewe, n'izo za rugagi zawe ntizemewe. Njye ubikora uzi kubitunganya nkabanyuranaho n'ubwo bwenge n'ubuhanga n'ubumenyi n'ubunararibonye, bagasigara basiganuza nakugira imbere nkabikora, ubundi abaturage bose bakabyambara tukamanuka tugakora umuti. baravuga ku bintu by'inzoga n'ibiki by'traffic, ubundi unywa inzoga? Yanjye nywa amazi, nkanywa icyayi cy'amata, kandi kiriho amajyane, sinjyanywa n'inshushu, nkanywa ikivuguto, nkanywa fanta ya orange, nkanywa na fiesta, nkanywa n'amazi, nkinywera ikivuguto kubera bitewe n'ibyo nakubwiye haruguru hariya yukuranye n'abantu banywa amazi nawe nywera amazi. Ubwo se wajya kwa padiri ukamwira iki, wajya kwa haji na hajati ukabasobanurira ibiki ibyerekeranye n'ibyo. ni ukuvuga ntabwo bibuza n'izo nganda za Bralirwa gukomeza kugira abakiriya bazo, barakora n'abafanta bagakora n'abamazi bagakora, nicyo bita ubwisanzure muri demokarasi nziza kandi yihuse. Bose bakabaho, nabo barya inkoko bakazirya, amasamaki bakayarya. Ntushireho imipaka ku nda z'abantu ngo bashyireho do's and don'ts, ngo ibi biremewe birakoreka, ngo ibi ntibyemewe, ngo ibi ntibikoreka. Ahubwo habeho amahitamo menshi cyane, nka kuriya nabwiraga komisiyo y'igihugu y'amatora, ireka abakandida bose batanze kandidatire zabo bose bamanuka ikibuga biyamamaze, none basifurwe n'abaturage. Baguha amajwi yawe n'uriya bamuhe nanjye bame, none abaseseri n'indorerezi none n'amahanga yose n'ababishinzwe bayabarure, twese abaturage duhari turebe watsinze, haboneke perezida nyaperezida. Urumva nayo mahitamo nge nazaniye abaturage, apana kuvuga ngo nge mbahitiyemo, ahubwo abaturage mbaha amahitamo menshi, bo bakihitiramo ikibabereye ikibakwiriye, bakihitiramo ababakwiriye, ababayobora neza, batabagorofanya, abatabasoresha ubutaka, batabasoresha amazu, ahubwo bakabereka technical know-how uko babigenza, naho imisoro yagenda ituruka, amasoko yose akayabereka, ubundi akabereka ayo mavomo bakimanukira bakavoma, ubundi tugakungahara u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika, n'imipaka ikavamo ya mahani n'amakarikari, intambara, igitugu n'igituza byose bigashira, kandi binyuze mu mitekerereze myiza, aricyo bita political science. Politike ni iki? Nababwiye politike ni ugutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo bibangamiye ikiremwa muntu, yaba societe ntoya cyangwa nini. Ariko borumva politike yabo ni ukuvuga ndakuvudukana musukeho n'umuriro, kandi we niba muvudukana se we baramusuka heki. Aho harimo ikibazo rero. Ndabona wambaye ibintu bisa kuva hasi kugera hejuru, wambaye complete. Bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanura ko biterwa n'uburyo aba umuntu nyamuntu yibohoye, agomba gukora kijyananye n'ikindi, kandi byose bikaba complete. Iyo tuvuze sako ni complete circuit, ni ikintu kiba kihera kuri arufa kikazenguruka kikagera kuri omega, kikongera kigakomezanya na arufa kikubaka zero. kandi iriya zero urabona ni nk'umubumbe w'isi, ni nk'ingofero ya perezida wa ruda, urabona ko ari umuzenguruko, ni nk'ukwezi gukuze, birumvikana ni nk'idarapo y'abaruda wararibonye naryo ni umuzenguruko. Urumva ibyo byose tuba dushaka tujyanishe ibintu bifite biri mu ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye, abakiri bato bakazafatira kuri urwo ruzitiro bakavuga wow, perezida nyaperezida yabaga hatya, yakoraga atya, ibintu byiza, ntibaniganeho ibibi. Ubu se ubona hari iribi ryanjye n'ibi nambaye?
bafatire rero kuri urwo ruzitiro urubyiruko n'urubyirukokazi bavuge wow umuruda mukuru ni mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu yaje kutwigisha ubukoryo n'ubukoromoni. Yego kandi imbana n'abasaza n'abakecuru bakubwira buri uko ugiye ku mukobwa aba afite ibyamuranze agira n'imiryango akomokamo. Kimwe n'usanga nk'iyo kamera mu nzira ntabwo ari ukwihutira kuyikoraho, kimwe nk'uko usanze umuntu upfuye ahantu bamwishe cyangwa yapfuye utazi icyamwishe kirazira kuhita umukoraho. Kimwe nk'uko wasanga ikintu utazi kimeze nk'igikoresho cy'igisasu cyihorere, ahubwo hamagara abantu bakurebere ibyo ari byo, noneho ureke kugenda ukorakora. Ni muri urwo rwego rero ushobora gukorakora ku cyaguhitana wakoraho kikahita kiguturikana kikakugumukana. Ni muri urwo rwego abakuru bambwiye kugenda nitonze kandi nkagenza make, ubushishozi bwinshi n'ubunyangamugayo bwinshi, ngo ibishashagirana byose si zahabu. Bityo rero ntuzagire icyo ureba ngo ukibesheho, ahubwo ujye wegera abasaza n'abakecuru. Abakuze nibo somero ry'ibitabo ry'abakiri bato, nibo babarebera ahari kure mutashobora kureba. Bityo rero ahakiri mu buto bwanjye bwose nabanaga n'abasaza n'abakecuru bagenda bampa impanuro gutyo. Bityo rero urumva niho banyigishirize bakambwira Mombasa bisobanura meet all the men but avoid silly actions. Ujyu iteka uhura n'abasaza n'abakecuru abakuze mbese abashesha akanguhe, wirinde ibikorwa by'ubutsutsu utazagwa mu mitego nk'iyo. Kandi twaraguhaye uburere bw'uturere twose bw'isi yose, uzabyitwaremo neza, ubumenyi n'ubunararibonye tugupfunyikiye n'impambi zagufasha. Bityo renge najye nitwararika muri ibyo byose ngo batazanyanduza ibibazo, indwara, ibiza kamere n'ibiza abantu. Ngo muri abo bantu bose ureba haba ibyo bita ibiza abantu n'ibiza kamere. Ikiza muntu ni umuntu ushaka kuza akakwiyorobekaho, nk'umuhungu urugero akiyorobeka ku mukobwa ufite uburere, wenda we afite umukobwa afite uburere bw'uturere nka 29 haburaho uburere bw'akarere kamwe. Urumva uburere bw'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda haraburamo uburere bw'akarere kamwe. Akaza akamuhendahenda amubebeza amubesha, noneho akamenera muri ako kuho ko kubura uburere bw'akarere kamwe. Icyo gihe akamubibamo umuntu, yamubibyemo rero umusiri w'umuntu cyangwa impanga. Ubwo ni ukuvuga akamutererana ntamufate, ntibajye kwipimisha kwa muganga, akamutererana umukobwa akirwariza. Icyo gihe uwo mukobwa akabyara akana akakitaho, akakajyana ku ishuri, arakareze neza cyangwa mu buryo buruhanyije, agacuruza agataro, agatembereza udutsonso, agatembereza za cyagura bizi zabaga zihari. Hari n'ahandi ziri batembereza imyenda hirya hino. None akirwanaho ako kana kakigisha wa muhungu wamuteye inda ntabimufashemo. Uwo muhungu rero abamubanye ikiza muntu. Ubwo rero ntiyamenye ubwenge mbere ngo yirinde ikiza muntu. Urumva mu gihe akiraho ashaka no guhura n'ibiza kamere bikamufatirana. Urumva rero Imana irakubamenye ubwenge n'ububura nzakureka. Niyo mpamvu rero abo bose twe twagiye twitwararika kugira ngo tujye tubigisha. Niyo mpamvu ubona navuyemo mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu. Abakiri bato bose mbashira mu ishuri bakicara imbere y'iyi kamera. Ndashaka abaturage bose, abakobwa, urubyiruko, abahungu n'abakobwa bicare ku ntebe bakurikire izi nyigisho za mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu na mwarimu udasanzwe wa BTN. Noneho dukora ijambo rimwe ku baruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Bakomere, bitware neza, bace bugufi nk'ikabutura, babibesheho ibihe byose, bitwararike, bagendere no ku magi ntihagire n'igi na rimwe rimeneka rya kiremwa muntu. None bagereye amahoro, birinde kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge bindi, ibitabi gutumagura wapi, ntibajye mu bimogi, ntibajye mu bakobwa. Kujya mu bakobwa ni bibi, ni
mugomba gutegereza tukazabashingira kuri konti ya leta, mukirinda abakobwa kujya mu bahungu, tuzabashingira kuri konti ya leta, mwitware neza munitwararike neza, wihanganya kamishashi kandi ari ibinoze kandi bitetse neza bya gakondo bitangiza umubiri bitahumanya bizira ubuhumane. Bityo rero abaruda n'abatari abaruda nabo kambapfunyikire abitoza abimenyereza kuba abaruda n'abarudakazi nabo bitware neza nk'abaruda n'abarudakazi, bifate neza, ntibigire website ngo basurwe n'umuhisi n'umugenzi. Ubwo ndabwira ku ruhande rw'abakobwa bashaka kwigira website, abasore bakabasura, bagusura ni hahandi uhurira n'ikiza muntu twasobanuye hari haruguru. Ikiza muntu kikazakugora none cyakubivamo umuntu, n'uwo muntu akubivyemo nawe akazakugora ubuzima bwawe bwose, viziyo yawe ikaba irapfuye. Bityo rero inama nabagira n'abatari abaruda abo ngabo, abakobwa n'abahungu bumvireho. Abahungu nabo nubwo badatwita ngo basame babyara abana, ariko bashaka kuhajandura icyago cya sida kikatuma viziyo yabo iba cancelled out ipfa. Si ibyo byonyine, bashobora kuhakura n'ibindi birwara by'imyaku n'imyakura yabyo, none bakabigendana bakazabura umuntu umeze nka Sarongo kubibakiza. Bityo rero bajya n'imbere ya pasiteri yabasengera, wenda bikagenda na pasiterine yabasengera bikagenda, ariko yakwigira imbere akajandura ibindi. Ubwo rero akitwaza ko pasiteri na pasiterine bamusengeye kumbe yajanduye ibindi, ibyo nabyo bikamuhagama. Ugasanga viziyo ye yasaje, nta kintu ageze, akavuga ngo Imana ntibaho, ngo yiza kubaho, ngo iba yaramukoreye imirimo, ngo iba yaramuhinduriye ubuzima, kandi Imana ifashe uwifashije. Hanyuma barafi dusoza ikibazo cya nyuma, ubona nawe abana bagakwiye kwiga mu mashuri bakavuga bati twebwe twize, bakagira nk'isomo ry'amateka ya Barafinda? Bagomba kuzarikoroza bakiga musaza Barafinda, kubera ari isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato n'abakuze, abana bato bose. Niyo mana bisuturuda duto tutarafatiranga muntu, bo bakura mbategereza. Uzaba maze gukura bose mbategereza, urubyiruko ibikwerere bose bamaze kubukuza kuri iyi si bakura mbategereza. Turumva rero umurezi utikoraho, usinzwe kurwanya uburezi mu bantu, mbashesekamo uburezi bufite ireme n'iremezo, n'ireme mbese rihambaye neza, politike y'igifute n'amasomo y'igifute. Abo nigishije nibo babizi neza, bashobora kuzatanga ubwo buhamya. Iyo nkwigishije nta muntu wundi wazongera kuguhagarara imbere ngo aze kukwigisha, usibye kumuyuka no kuganira nawe ugenda umworohereza mu byo yigisha kugira ngo atavunika cyane. Ariko abana bose amashuri abanza, tuhere ku kiburamwaka, ku biburamwaka banza, yisumbuye, makuru na za kaminuza, bigire ku musaza Barafinda Sekikubo Fred. Ndaje rega, ndaje bamenye ko ikinzanye ni ukugira ngo nshobore gukora umuti wa bose. None bazavuge umusaza isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato, perezida nyaperezida yadukoreye umuti.